Petronile Lewis amaze kubyumva yahise ahaguruka aranyegera areba na kapiteni Hibert ndetse n'abandi bose bari aho, avuga ko ayo magambo nta kindi asobanuye, avuze ko amateka agiye kubera hano mu butaka bwa Lewis agiye guhindura byose, cyane cyane ubuzima bwacu cyangwa se ubwa Kentrone. Ariko ibyo biraterwa n'uburyo turabyitwaramo, kuko byumvikana ko Montrero avuze gutyo nyuma yo kwakira amakuru ko aba Lewis bagarutse mu isura nshyashya. Bityo rero ubu intambara twashakaga twari twarasasiye kuva kera cyane nibwo itangiye, ahubwo ikigiye gukurikiraho nyuma yiba tubwiye nta bindi uretse kuyirwana byeruye, kubera ko intambwe ishora intambara yo twamaze kuyitera kare cyane ubwo twafataga umwanzuro wo kwinjira mu butaka bwa ba Lewis. Petronile yamaze kuvuga gutyo, Neyira avuga ko ibyo tuvuze ba Lewis aba ari twebwe tuba tuvugwa, bityo nta mpamvu yo kutirwanirira, ikirenze n'ibyo ngibyo cyatubuza kurwana uko byagenda kose ntacyo. Neyira yamaze kuvuga gutyo, kapiteni Hibert avuga ko niba ari uko bimeze ubwo umuntu duhanganye ni perezida Venise ubundi, kandi dushatse twatera intambwe ya mbere yo gutuma adakora igikorwa kibi gishobora guhungabanya umutekano w'ubutaka bwa Lewis, kubera ko ako kanya dufite Mariamu, tukagira Rufus ndetse na General Torres mu maboko yacu. Abo bantu bakaba ari intwaro zikomeye cyane zo kurwanya perezida Venise byihuse cyane igitaraganya. Kapiteni Hibert yamaze kuvuga gutyo ahita Petronile Lewis ahita asaba ko nasaba uburyo Bonita bwo kuvugana na perezida Venise igitaraganya. Twese mu kwikanga twibaza icyo ashaka kuvugana na Venise, ariko njye mpita mpamagara Bonita mu kunyitaba Petro namubwira ko ashaka kuvugana na Venise ku murongo utekanye, ku buryo ibiganiro byabo ari bo babigirana gusa nta wundi muntu ubasha kubyumva. Bonita ahita ansaba nimero mvuganiraho na Venise ndayimuhereza, maze kuyimuha ahita amuhamagara twese uko turi aho ngaho turimo kumva. Ariko Mariamu we yari yaguye mu kantu mu buryo umuntu adashobora gusobanura na gatoya, ndetse byonyine aho yicaye mu ntebe mu nguni yayo yumiranye n'umusego, bimwe umuntu ahura n'ikintu atari yarigeze atekerezaho ko cyabaho mu buzima, ndetse ataranizi ko gishobora kubaho mu buzima, bimwe bita kugwa mu kantu. Petronile Lewis yitaba telefone avuga ati ndagusuhuje mubyara wanjye. Venise aruhutse umutima avuga ati nawe ndagusuhuje. Aka kanya ntunguwe cyane no kukumva ndetse no kongera kumva ko ukiri muzima. Petronile Lewis ati nta mpamvu bitagutungura rwose, kubera ko umuntu nkawe iteka iyo wasanze hari ikintu wakoze nabi nicyo kintu cya mbere kigutungura kikanaguca intege mu buzima, ku buryo nk'umuntu uciye akenge aka kanya nzi neza cyane icyo uri gutekereza kugira ngo bikosoke. Akaba ari nayo mpamvu mpise nguhamagara igitaraganya, kubera ko ntifuza kuguha amahirwe yo kongera kubikora. Venise ati Petronile Lewis ibyo uri gutekereza byose ntabwo ari ukuri. Petroni ati shira impomo mubyara wanjye, ni ibintu bike ngiye kugusaba. Icya mbere aka kanya igitero cyose urimo gutegura kugaba ku muryango wa Lewis gihagarike, kubera ko nuramuka ukigabye riraba riri ryo kosa rya mbere ukoze mu buzima bwawe, kuko ririhutisha igihe cyawe cyo kugwa hasi, kandi ndabizi ko aho wicaye nonaha ubikeneye cyane. Ikirenze n'ibyo nge nshaka kuguha amahirwe yo gukosora amakosa wakoze. Birumvikana aka kanya urimo kwibaza impamvu ndi kukuvugisha wowe, kandi hari Mariamu na Rufus, ariko humura njyewe nshaka kurimbura amakosa n'imizi yayo yose ku buryo atazongera gushibuka. Bityo buri muzi ndetse n'uruti n'amashami bizagenda bibona ibihano byabyo bitewe n'uruhare byagize, ariko wibuke ko igiti kidashobora gukura nta mizi gifite. Icya kabiri, ngiye kuguha amahirwe abantu bose batabona hano ku isi, amahirwe yo kwicuza ibyaha. Ayo mahirwe nuyashyira mu bikorwa ukirinda ubwibone n'ubwiyumve, uraba ukijije ubuzima bwawe. Nta kindi uretse kwicuza ibyaha byawe mu mahoro, warangiza ukajya hasi nta muntu ukurwanije, kubera ko nawe urabizi ko aho uri aka kanya ntabwo ubikwiriye. Nguhe nk'urugero rwa hafi, ibaza imiryango yose wahemukiye niramuka imenya amakuru ko ari we wayihemukiye. Nako ndabizi ko ubizi ko bamwe bamaze kubimenya, ari nayo mpamvu wabonye uriya musore kapiteni Cedro Jeff ari gukora cyane muri iyi minsi. Icyo nakubwira ni uko ari umuhate, ndetse wowe ukaba uri umuhate we muri iyi minsi. Rero iyo nama nkugiriye wayakira rwose, kubera ko yafasha ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Ndagira ngo nkwibutse ko amazina yanjye ndi Petronile Lewis, umuzungura w'umuryango wa Lewis na n'ubu akaba ari nako amategeko abiteganya. Nta wundi chairman wa company ya ba Lewis uri inyuma yanjye. Ibyo nubikurikiza ukampa amahoro nkiyubakira umuryango mu mahoro, nawe uzagira amahoro. Ariko urabizi neza ko uburyo wageze aho ngaho uri nonaha uwahagukize ashobora no kuhagukura. Si ngombwa kukwibutsa byinshi, kora icyo wumva ari cyiza kurusha ibindi. Amahoro y'Imana bane nawe.
Petronile Lewis yamaze gukupa telefone arayinsubiza, ahita ajya kwicara ku ruhande. Mu kunyitegereza arongera arahaguruka aza nsanga aho mpagaze, ankoraho ku rutugu ambwira ati impamvu turi hano ni ukubera wowe n'umukunzi wawe, umuryango wa Lewis ntabwo uzabyibagirwa. Nuko asubira kwicara aho yari yicaye, abari aho bose batungurwa banakorwa ku mutima n'iryo jambo rimuhagurukije aje kurimbwira. Amba Santoyo avuga ko agiye kuba akomeza akazi ke. CEO Krista Lewis ajya kwicara iruhande rwa Petronile Lewis. Kapiteni Hubert avuga ko tutakwizera ko ijambo Venice abwiwe ararishyira mu bikorwa, bityo dukeneye gupanga uko umutekano w'inzu turimo uba umeze neza cyane. Petronile Lewis ansaba ko njya gufungira Mariam mu cyumba kimwe muri iyo nzu yo mu rugo, ubundi ngaruke dupange uko tugiye kubaho, kuko ntabwo tuzongera kuvaho mu rugo. Ikirenze n'ibyo, uretse Venice na Minisitiri w'Intebe Monterero bazi ko twageze mu rugo, biragaragara ko Monterero yanabibwiwe na Kapiteni Cedro Jeff, nta bandi bazi ko turi aho. Nta kindi nakoze, nahagurukije Mariam mujyana mu cyumba ba Ariana bararagamo kera nkiri umwana. Mugejejemo mushyira ku buriri ngiye guhindukira ngo nigendere, numva Mariam atangiye gupfuneka, mwihoreye ahita ambwira ati Landry mwana wanjye. Mpindukira mubwira nti ntabwo ndi umwana wawe, urabyibuka ko wanyishe. Ikirenze n'ibyo, niyo nari kuba ndiho mu nzozi zose wandosemo wahise unyica. Ariko se kubera iki? Ese ni iki nakoze ku buryo nazira ibintu ntazi? Ndi n'umwana mutoya. Muri make ni ikihe cyaha naba naragukoreye muri ubu buzima? Gusa ibyo ntabwo mbyitayeho kubera ko ibyabaye byose ubundi nakabigushimiye, kubera ko byarangiye nize kubaho ubuzima bufite agaciro. None aka kanya nkaba nzi neza ko ndamutse ngize icyo mfite cyangwa se ntacyo mfite, nshobora kubaho kandi nkanabaho neza nshimishijwe ndetse nishimiye n'isi n'abantu. Iyi akaba ari impano wampaye ubwo washakaga kunyambura ubuzima, ariko isi yankunze kukurusha ikampa ubundi. Iyo utanyikuraho hari abanyakentrone benshi bari kuba batishimye na gatoya, abandi batiyizi n'inkomoko yabo, abandi batazi ubuzima ngo buragana he. Rero ibyo wampaye biruta byose. Ikindi ndagushimira kukuba mu minsi yashize warampaye ikarita ya kampani yacu ngo njye ngura icyo nshaka, nukuri byagize umumaro pe. Ibyo nabimubwiye meze nk'uri kumwishongoraho, kuko n'ubundi nta kintu twari dufite cyo kuvugana kirenze. Mpita musiga muri icyo cyumba, ndasohoka ndafunga neza cyane, ngaruka muri salo. Nkimara kuhagera bidatinze hari uwakomanze ku muryango. Mu kwibaza uwo ari we njye wari uhagaze, mpita njya gufungura nsanga ni Amba Santoyo. Mu gihe ndi kumuha karibu ngo yinjire, ntungurwa no kubona ahigamiye ku ruhande atanga umwanya. Kumbe ahigamira Apollo wari uvuye muri misiyo yo mu mahanga. Apollo akimara kwinjira, Santoyo yahita yongera kugenda. Apollo yinjira amwenyura avuga ati numvise ngo mwakoze akazi k'akataraboneka. Arambika ibikapu afite ku ruhande, atangira asuhuza twese ahereye kuri njyewe. Twasuhuzanije mu buryo bwa big up duhuza intugu n'ibipfunsi. Akurikizaho Neila, Gema, Kapiteni Hubert, Vivensi, Petronile Lewis. CEO Krista amubwira ko yabifataga nk'inzozi kuzamubonaho amaso ku maso, none dore birabaye. CEO Krista amukubita agashyiko ku rutugu ndetse na Brian. Apollo amaze gutuza Petronile Lewis amubaza uko misiyo yagenze, asubiza ko misiyo yihuse cyane ku rwego rurenze urugero, kubera ko nk'umusirikare usanzwe nta bintu byinshi yari afite byo kuvugana nabo yari agiye kureba, kuko bwari ubutumwa bwo kuzana amafaranga mu gaciro ko hakurya mu ntoki, ndetse n'inyandiko ziri muri biriya bikapu zifashishwa kugira ngo igihugu gifatwe neza cyane. Ariko nanone twibuke ko atari wa musirikare wagombaga kugenda, ahubwo yari Apollo originali. Ari nabyo byatumye mu kanya gatoya yari afite ko kubonana n'ibyo bikomerezwa hari ikintu yamenye. Ati ntabwo ndi buvuge uko urugendo rwagenze kuko ni urusanzwe, ahubwo nkigera y'umusore wari untwaye mu ndege n'ubundi w'umunyavenezi yarazi aho anjyanye. Twagiye twinjira ahantu hubatse ikigo, bigaragara ko ari ikigo cya gisirikare, ariko abantu biganjemo ari abasirikare batandukanye cyane, ku buryo abenshi barimo ari abiyo pe. Aho naje kugira amatsiko mbaza uwo musore ambwira ko icyo ari ikigo cya gisirikare cyigenga, ariko bakaba ari abanyabiraka cyangwa se bamwe bita abacancuro, ku buryo n'ibihugu biri mu ntambara ubwabyo bikoresha abo basirikare, intambara ikarangira uwarwanaga atazi uburyo atsinzwemo na gatoya. Mu kumbwira gutyo mpita ngira ubwoba bwinshi cyane, kubera ko nahise ntekereza ko abasirikare b'intarumikwa baramutse bageze muri kentrone nk'abo ngabo. Mu gihe nkibitekerezaho kuko uwo musore ambwira ko umuyobozi wabo bacancuro ari we boss nje kureba ugiye kumpa ubutumwa, mpita menya ko kentrone ifite ibibazo bikomeye cyane isaha ku yindi. Bidatinze umusore anjyana hari ibiro birimo umubosi nje kureba. Mu kwinjira muri icyo cyumba nsanga ni ibiro birimo imyanya ibiri y'abayobozi,
ndetse binagaragara ko aribo bakoreramo aho ngaho. Umusore amaze kunyereka bosi wahita asohoka avuga ko agiye kuntegerereza hanze. Ako kanya umugabo wambaye imyenda ya gisirikare itatseho amanyenyeri menshi ambaza kode ngenderaho nk'ikimenyetso kigaragaza ko ari njyewe General Torres yatumye. Mubwira kode nge na Gerine na wa musore twakuye kuri wa musore twaziritse mu ishyamba. Ibyo twamukoreye byo ntabwo nakwirirwa mbibabwira. Maze kubimubwira arabyumva ahita atangira gupakurura ibikapu biri munsi y'ameza manini cyane yicayemo. Ariko akiri kubishaka n'impapuro we na mugenzi we batangira kuvuga baganira, ariko birumvikana baganira mu rurimi rwabo rw'iyope ku buryo nanabibonye ko bari kubikorera ubushake kugira ngo ntabyumva. Mugenzi we avuga ati bwa nyuma na nyuma Kentrone tugiye kuyigira igihugu dushaka ku buryo buri kintu cyose ifite kizaba ari icyacu guhera no ku muturage uri hasi cyane. Bosi ati yaba Petronile Lewis akiriho ngo mwereke ko yakoze ikosa rikomeye yica papa wacu ubwo yafashaga umutwe w'inyeshyamba, ariko nta kibazo ibikorwa byacu tubikore neza cyane ku buryo nitunapfa aho tuzamusanga tuzamwishongoraho tumubwira ko twateye intambwe ya papa wacu. Ubu natwe tukaba tugiye gukora igikorwa papa yari yaratangiye cyo kwiyegurira Kentrone. Ikirenze n'ibyo ntabwo ari Kentrone gusa kubera ko biriya bihugu byose byo mu gace cy'imisozi miremire bigiye kuba ibyacu bijye bigendera ku mategeko yacu. Undi ati muvandimwe ndabizi neza ko papa wacu azishima ku rwego rurenze urugero, bityo ubu tugiye kumuhesha ishema aho ari niba ari no kutureba namara kubona duteye intambwe ye tuyigezeho ajya ahora ari guseka Petronile Lewis amubwira ko yaruhiye ubusa kubera ko urubyaro rwe rugeze ku cyo yari yarifuje. Abagabo bahise baseka cyane ndetse umugabo babonye ibikapu byose ahaguruka bishyira ku meza ubundi azenguruka mu tubati ashakamo ibintu bimeze nk'amakarita, ari nako akomeza kuganira. Ariko muri uko kuganira ikintu kimwe namenye nuko bariya abagabo bashaka gufata Kentrone binyuze muri General Torres. Noneho Torres igihe azi neza ko yamaze gufata ubuyobozi nawe bagahita bamukuraho bagashyiraho perezida wabo bwite ku buryo noneho raporo nkuru izabibaturukaho. Ariko icyo ntabwo aricyo cyanteye ubwoba cyane kuko nta nubwo aricyo gikanganye na gatoya, ahubwo ikintu giteye ubwoba ni uko Kentrone ihanganye n'abagabo babiri bashaka kwihorera bafite umutwe w'abacancuro b'intarumikwa ku buryo umwanzi wa Kentrone atari muri Kentrone ahubwo yibereye muri Venezi mu ibanga rikomeye cyane. Ari naho ntekereza ko kuba umutwe w'inyeshyamba warangije kuvaho bitavuze ko amahoro agiye guhinda muri Kentrone, ahubwo nibwo ibibazo bigiye kuvuka cyane. Naho ibyo nari ngiye kureba ni biriya bikapu byuzuyemo amafaranga menshi yo hakurya. Apollo yamaze kuvuga gutyo twese tumenyeraho icyarimwe ko burya abatera inkunga abarwanya leta ya Kentrone ari abantu igitero cya Petronile Lewis cyagabye ku nyeshyamba biciye uwateraga inkunga inyeshyamba icyo gihe bakaba ari n'abavandimwe. Nge mu kubyumva ubwoba ntibwabura ubwo gusa, ahubwo nterwa ubwoba nuko twashimuse n'umwana wabo, bivuze ko amakuru bakiyamenya barahita bagaba igitero. Ibyo nkirimo kubitekereza Petronile Lewis avuga ko ubwo bivuze ko bagiye kugaba intambara ikomeye cyane kubera umwana wabo twashimuse, ari nayo mpamvu dukeneye gukora vuba cyane. Kandi noneho kuri iyo nshuro buri gikorwa cyose dukeneye gukora dukeneye kugikora mbere kugira ngo abo duhanganye bajye babanza no gutinyamo gakeya. Ari nayo mpamvu aka kanya dukeneye uburyo bwo kuvugisha abo bagabo bagira ngo kugira ngo babe bagabanije umuvuduko. Kapiteni Hiberi avuga ko ari nabyo nawe yaragiye kuvuga ako kanya. Apollo avuga ko ibyo yahise byoroshya cyane kuko yacyuye nimero z'umusore wamutwaye mu ndege atekereza ko dushobora kuzikenera, bityo niyo nzira twacaho. Mu gutekereza cyane twese Neira ahita tubaza niba ibyo bitashyira mu bibazo ubutaka bwa Lewis kuko bashobora kubugabaho igitero. Jema nawe avuga ko aribyo yaratekereje kuko abo bagabo n'abarakare barahita bumva ko turi mu butaka bwa Lewis ubundi bahite bashaka kuburimbura. Mu gutekereza twese Kapiteni Hiberi ahita avuga ko icyo turagikemuza kubabwira ko umwana wabo tumufite kandi ikosa baribeshya bagakora bari buze kuryishyuza ubuzima bw'umwana wabo. Brian amaze kubishyigikira Petronile Lewis avuga ko ibyo biraba bibaye ibindi turaza guhangana nabyo nyuma. Twibuke ko gupfa nta gahunda turagirana nabyo kandi turacyafite byinshi byo gukora, bityo mu bintu byose byo kudutera ubwoba rwose ntabwo icyo cyabamo. Ahita avuga ko twongera guhuza imirongo na ba Bonita nk'uko byari bimeze ubwo twari mu ntambara mu ishyamba twungurana ibitekerezo. Bonita amaze kumuhamagara Anthony Mata tubwira ko ako kanya ari kumwe na Kapiteni Jeff ndetse na Amba Sabine
bahoze bari kuganira ibigomba kuba ku ruhande. Petronile Lewis ababaza impamvu n'ibyo barimo kuganiraho. Anthony Mata avuga ko ikintu tugomba gutekerezaho ari uko nyuma yo kugera mu butaka bwa Lewis nubwo bitaramenyekana ariko hari udutero tugiye kujya duturuka ku ruhande impande n'impande, kandi utwo dutero dukeneye kujya ducubwa gake gake cyane. Ari nayo mpamvu Ambassador ari gushaka ibishoboka byose kugira ngo Dani Marike abe yagezwa imbere y'amategeko vuba, bityo Perezida Venice atangire kugwa mu mutego kwa kundi abantu bakoranye ibyaha haramutse habayeho ko Venice atangira gutera umugongo Dani Marike mu bihe bibi arabarimwo, nibwo Dani Marike nawe yatangira kumena amabanga. Twibuke ko ibimenyetso byose bigaragaza Venice mu bikorwa byabereye iwacu ubwo nari mfite imyaka 8, Dani Marike ari we wenyine ubifite gusa. Anthony Mati yavuze gutyo. Petronile Lewis avuga ko ibyo bintu byumvikana cyane, ahubwo twe ntabwo twari turi kubitekerezaho. Ahita babwira amakuru Apollo azanye nonaha. Kapiteni Jeff na Anthony Mati bemeza ko guhamagara abo bagabo bakanamenya abari bo bya nyabyo ari ikintu cyiza, kubera ko biratuma tumenya intambwe zose dukeneye gutera aka kanya. Bityo Bonita agiye kubakonekitinga ku buryo uwo musore ari buze kuduteza kutugeza kuri bo. Bonita twamuhaye nimero z'uwo musore, amaze kuzishyiramo atubwira ko ari kuzibona mu gihugu cya Venezi, ahantu haherereye ishyamba ndetse n'inyanja, ndetse akaba ari kuhabona umubare w'abantu benshi bari kugenda ariko batava mu mbago z'aho baherereye. Ikirenze ibyo bakaba bari ahantu hamwe hazengurutswe n'uruzitiro runini cyane. Noneho arebe kuri zoom, arebeye kuri zoom akazuminga awuti, ari kubona aho hantu impande zose zihazengurutse ari ishyamba, ku buryo kuva ahari imijyi n'abaturage kuhagera ari urugendo runini cyane mu buryo bugaragara rwose. Bonita yamaze kuvuga gutya ataratubwira ibindi nimero ihita icamo, asaba Apollo kwitaba telefone. Apollo mu kwitaba yitaba abwira uwo musore ko ari wa musore yaje kureba akanamugarura ikentrone, ariko ikintu atamubwiye nuko atari we yagakwiriye gutwara ahubwo ari undi waje amwiyitirira kubera ko yashakaga kuneka ba bosi be. Bityo ako kanya nagenda bahereze telefone tuvugane. Umusore mu kwikanga ahita avuga ko ibyo bintu amubwiye biramutse bimenyekanye bahita bamwica, bityo iryo kosa ntabwo ashobora kurikora na gatoya. Apollo mu kumubaza impamvu bamwica kandi ari intumwa, avuga ko bariya bagabo atari ko bakora kuko nubwo ari intumwa ariko bamuziza ngo ntiyashishoje, nubwo bamubwiye gusa kuza gutwara umuntu bari buhure, bityo ntabwo yakwishyira muri izo riske. Apollo amubwira ko ako kanya akeneye kubavugisha ku kabi nakeza, bityo byaba byiza ashatse uko abatugezaho. Umusore avuga ko ibyo yabikora gusa igihe afite ubuhungiro. Apollo amubwira ko abikora ubundi aze guhungira muri Kentrone hari amahoro n'umutekano, kandi yibuke ko afite indege yo guhungiramo. Umusore arahira atsemba avuga ko ku isi yose ahantu hamwe ashobora guhungira bwa nyuma mbese ariho hasigaye gusa ari muri Kentrone. Ahita nisubiraho avuga ko naho atahahungira kubera ko ibigiye kubera muri Kentrone mu gihe kidatinze bizaba amateka buri kiremwa muntu kiri muri Kentrone kitazigera cyifuza kwibuka. Twese mu kwikanga Apollo amubaza amakuru n'ibigiye kubera muri Kentrone. Umusore abaza Apollo niba atabonye abasirikari basanze mu kigo, amubwira ko bari yari abasirikari ku buryo umwe aba afite ubushobozi bwo kwica abandi basirikari basanzwe byibura 100 mu gihe kitarenze iminota 10 gusa, bityo bakaba barateguwe ko bazaza gutera Kentrone bivanga n'abasirikare bayo ku buryo bazaba bameze nk'abatabazi, kumbe aribo bari kubica ahubwo birangire bafashe Kentrone kandi n'abicanyi babi cyane, bityo tureke yibereho mu mahoro. Apollo abaza uwo musore icyo abo basirikare bazaba baje gushaka. Umusore asubiza ko yumvise ba bosi babo bavuga ko ba bosi babo bazaba baje kwihorera ku banyakentrone, basa nabibagiwe Petronile Lewis ku buryo uburyo bamufata nk'intwari bazatuma Petronile Lewis bahora bamwibuka nk'ikigwari, ndetse abanyakentrone barira amarira menshi cyane yo kurenganya Petronile Lewis kuko bayarishe papa wabo ba bosi babo. Ako kanya Petronile Lewis ahita afata telefone abwira uwo musore avuga ati njyewe ndi Petronile Lewis, ni nacyo nshaka kubwira ba bosi bawe. Ese wigeze wumva umusore n'umukobwa basigaye barayogoje Kentrone n'isi yose ku buryo bafatwa nk'imana z'abanyakentrone? Umusore mu kwikiriza avuga ko abazi cyane kuko abasoma mu bitabo no mu binyamakuru n'amavideo yo muri Kentrone. Petronile Lewis amusubiza ko abo nta bandi ari umwana we w'imfura ndetse n'umukunzi we bakundana, bityo yibaza icyo we n'umwana we n'umukunzi we n'abandi bana be ndetse n'abakunzi babo n'abandi bagenzi be icyo bazakora ku rwego ba bosi be boherereza abicanyi b'abacancuro ku nzirakarengane z'abanyakentrone bazira ibyaha Petronile Lewis yakoreye ba bosi be. Umusore mu kubyumva ahita yikanga abaza niba koko ari chairman wa company ya ba Lewis.
Petronile Lewis amusubiza amubaza ibimenyetso akeneye kugira ngo amwizere, yewe ndetse atume tuvugana na ba bosi be. Kuko twumva umusore atangiye kwizengurukaho impande n'impande ashaka ibimenyetso bigaragaza ko Petronile Lewis ari we wanyawe. Biza kurangira avuze ko ako kanya agiye kumuhamagara mu buryo bwa video barebane. Petronile Lewis arabyemera. Ako kanya umusore ahindura call muri video. Mu gukubita amaso Petronile Lewis aratungurwa cyane, habura gato ngo agwe igihumure, abura ikintu cyo kuvuga na gatoya. Ariko bidatinze avuga ko mu gihe kitarambiranye agiye kugeza telefone kuri ba bosi be, ndetse ahita yiba indege imugeza muri Kentrone igitaraganya, kuko aribwo buhungiro agiye kujyamo nonaha. Njye uko narebaga uwo musore nakomeje kugwa mu rujijo rwinshi cyane, kuko nibazaga umusore ufite uruhu rwera rutandukanye n'urwacu impamvu ashishikariye cyane ku kuba yahunga bene wabo, ndetse bikaba binagaragaza ko abafata nk'aho bamutoteza. Gusa sinabigira impamvu. Petronile Lewis amubwira ko namara gucika ahita ashakisha ahubatse kampani ya ba Lewis, ariho aza guparika indege arimo, kuko niho duherereye nonaha. Umusore asezera afite amarira mu maso avuga ko agiye kuza. Ibyo bintu birantungura cyane birenze urugero, ariko bava kuri video. Nuko bidatinze twumva hari abari kuvugira kuri telefone bavuga mu rurimi rw'iyope. Mu kwitaba Petronile Lewis ahita avuga mu kinyakentrone, kubera ko abizi neza ko bazi kukivuga. Avuga ati, amazina yanjye nitwa Petronile Lewis, nkaba ndi umugabo wishe papa wanyu mu ishyamba nagabyeho igitero mu myaka yashize, mbere yuko mba ngiye kuruhukaho gatoya. Ayo mateka murayazi neza cyane, kuko niyo yabahagurukije abajyana mu kindi gihugu mujya gushinga ikigo cy'abacancuro ngo muzagabe igitero muri Kentrone mubaziza ibikorwa byanjye. Mubwije ukuri nta nubwo nigeze mpa agaciro uwo mugabo nishe, ngo nuko afite icyo atandukaniyeho natwe, wenda nk'uruhu no kuba aturuka mu bihugu bikomeye. Ariko muri iyi minsi nibwo ntangiye kubitekerezaho cyane, kugeza uyu munsi ubwo nakoraga igikorwa ubugira kabiri nanone nkajya mu ishyamba rindi mwari mwaragabyemo ibirindiro, nkica abandi basirikare ndetse nkanashimuta abo mwateraga inkunga, nanone nkanashimuta n'abarimo umwana wanyu w'umuhungu. Nta yindi mpamvu itumye mbahamagara nonaha, ni ukubabwira ngo ibyo murimo gukora mubireke, kuko murashaka kwirahuriraho umuriro, kubera ko igikorwa cyose muri buze gukora kirenga imbago za Kentrone muraba muri kurimbura ubuzima bwanyu. Noneho kugera amajanja yanyu mu butaka bwa Lewis, ibyo murabizi ko igiciro ari ubuzima bw'umwana wanyu w'umuhungu. Nkaba nari mbahamagaye mbaburira nyuma yo gukomeza kubereka ko mbarusha ubwenge, kuko mu gitondo cya kare cya hano iwacu nabagabyeho igitero ntimwanabimenya, kuko ninjye mwoherereje ibikapu bibiri birimo n'inyandiko zigaragaza uko mushaka kugaba igitero ku gihugu cyanjye. Ariko ibyo ntabwo nshobora kubyemera na gatoya. Murarye muri menge, kuko nimwibeshya ahubwo ndabasanga aho muri. Petronile Lewis yamaze kuvuga gutyo, uwo ahamagaye yikanga avuga ati, mana nyagasani. Uwo bari kumwe avuga ati, koko ndi kumva ijwi ari irye. Mu kandi kanya kadatinze dutungurwa no kumva telefone isonera aho ngaho muri saro. Twese mu kureba CEO Kirista avuga ko iyo telefone ari iya Mariyamu. Mu kuyifata avuga ko ari nimero imuhamagaye ifite kode yo mu gihugu cy'i Venezi. CEO Kirista mu kwita bashyira amajwi hanze amuhamagaye. Dutungurwa no kumva ari no kuvugira kuri telefone Petronile Lewis arimo kuvugiraho icyarimwe. Ako kanya numva akanyamuneza kuzuye umutima wanjye, kubera ko nahise numva ko Petronile Lewis abakanze cyane, bakaba buzuye ubwoba kugera ku rwego bahita bahamagara Mariyamu ngo bemeze neza ko Petronile Lewis koko ari muzima. Ako kanya CEO Kirista ahereza Petronile Lewis telefone aramubwira ati, none se ko mbabwiye ko ndi Petronile Lewis, urumva ahandi naba ndari hehe hatari mu rugo iwanjye? Ikindi kandi murakoze cyane kumpa amakuru anyemeza neza ko ibyabereye iwanjye mu myaka yashize, kumbe hari uruhare umuryango wanyu wabigizemo. Ubwo nabyo ndashaka icyo mbikoresha. Ikindi kandi nongeye kubaha gasopo, mwicunge cyane, kuko ndabazira ahubwo nimuramuka mukoze amakosa. Uwari uhamagaye nimero ya Mariyamu yahise akupa, na ya telefone wa musore yataye Apollo igihe ihita ivaho. Petronile Lewis ndeba azunguza umutwe avuga ko ubu akojeje agati mu ntozi, igikurikiyeho ni ukwirengera ingaruka. Ahita abaza Ambasabine icyo afite ako kanya kuri Danimarike, kuko niwe muzi wa byose byo gutuma n'abandi bagwa mu mutego. Kapiteni Jeff avuga ko umushinjacyaha mukuru mu ibanga rikomeye yemeje ko ikirego cya Danimarike kijyanwa mu rukiko, ndetse nanone akazanaburanira no mu rukiko rwa gisivile, aho Sabine afite umutangabuhamya umwe uturuka mu cyaro Afande Philemone yari atuyemo, aho Danimarike yamusanze akamwica, ariko akaba akiri ibanga ku buryo uwo musore uzatanga ubuhamya ataramenyekana.
Nanone kandi Veneranda yaje kwemera gutanga ubuhamya ku bw'imitungo yari yaregukanwe na Danemark mu bihe byashize mu giturage cyabo. Twibuke na wa mugore twabohoje ejo bundi, ndetse nanone twibuke ko noneho icyanyuma na nyuma ari nacyo kizatuma urubanza turwitabira neza cyane. Ni mori ya Lewis International yanyazwe umuryango wa Lewis. Kapiteni Jeff na Sabine bamaze kuvuga gutyo, Petero ni Lewis ababaza igihe ibyo biva mu nzira. Cedro Jeff avuga ko iminsi 2 ubushinjacyaha buzatangaza igihe ikirego kigereye mu rukiko, kandi nawe azabyirukamo cyihutishwe cyane. Ariko nanone arahangayitse cyane kubera ubuzima bwe, kuko batangiye kumugendaho, ari nayo mpamvu aka kanya ari kudusaba ubuhungiro. Kapiteni Jeff mu gutungurwa kwinshi tumubaza ibyo ashaka kuvuga, atwibutsa ko Danemark ari umwicanyi ruharwa ku buryo ijoro ryashize yohererejweho abantu ariko akaza kubacika. Bityo ari kubaza niba yaba yimukiye aho bari mu rugo rwacu, nonaha hamwe na Bonita byibura bakaba bahabaye. Petero ni Lewis ahita ndeba wagira ngo ari kunsaba uburenganzira bwo kubyemeza. Nanjye ndeba Neyira na Kirista, barabibona ko twese tubuze icyo tuvuga. Duhita twongera kureba Petero ni Lewis, ahita abwira Kapiteni Jeff ko yisanga cyane bityo nta nubwo ubundi yagakwiriye kubisaba. Nuko badusezeraho bavuga ko turajya tubabwira uko byifashe. Bamaze kugenda Kirista ahita abaza ati biriya byari ibiki? Nanjye mpita mbaza ibyo ari byo na Neyira, biba uko nguko. Birangira Petero ni Lewis avuga ko erega ubundi amfata nkaho ari njyewe nyiri umukino, kuko twese turi aho ngaho kubera njye. Uburenganzira atekereza ko bwose buri mu biganza byanjye. Kapiteni Hibert avuga ko tureka iby'urwenya kuko dufite umwanya muto, ahubwo atubwira uko ibintu arimo kubitekereza. Twese mu kumutega amatwi ahita avuga ati ikintu cya mbere dukeneye ni umutekano wa kampani yose, ndetse nanone uru rugo turimo nonaha kuko ntawamenya. Bityo rero ndashaka kubagezaho uko ndi gutekereza kugira ngo ibintu byose bibe bihagaze neza cyane. Twese twateze amatwi Kapiteni Hibert avuga ko Gaston, Gerine na wa musore bazanye banari kumwe ubu ari bo bashinzwe umutekano wa kampani, kandi aka kanya ntibagendere ku mategeko ya kampani yanditse, ahubwo bagendere ku mategeko ya Gaston cyangwa se ayo Petero ni Lewis na Max bari bushyireho mu buryo bumva ko byaba ari byiza. Akomeza avuga ko nawe nk'umuntu usanzwe azi ibijyanye na tekinike mu mirwanire na gisirikari araba ari kumwe nabo mu bijyanye n'umutekano. Ubwo turavuga na za kamera ndetse mbese umutekano muri rusange. Akomeza avuga ko Petero ni Lewis atekereza ko igihe cyo gukora ibikorwa bituma avaho mu rugo kitaragera, bityo akomeza aba umugaba wacu ariko nanone agume mu rugo, kuko byanga byakunda hari bigiye kuza, kuko Minisitiri w'Intebe Monterero aduhamagaye ku bw'impamvu. Naho njyewe Neyira, Vivensi, Apollo na Gema misiyo zose zisaba kujya hanze ziraba ari izacu, mu gihe Brian amaze kuvuga ko akeneye kuba agiye aho umuryango we uherereye. Noneho mu rugo CEO Kirista araba ari kumenya byose biri ko habera cyo kimwe n'ibijyanye n'akazi muri kampani. Kapiteni Hibert yamaze kuvuga gutyo turamushimira cyane. Ku ikubitiro mpita mvuga ko dukeneye gukora igikorwa twari twariyemeje mu minsi yashize, ariko ibyabaye bigatuma tutagikora, kuko twari twarapanze kujya gusura Amba Steve muri gereza, kuko twari twabivuganye na Amba Santoyo. Petero ni Lewis adusaba kwicunga cyane kandi ntitugire ikibazo. Nuko twese dufata umwanya wo kwitunganya ngo byibura twikure mu isura twari turimo nk'abantu bavuye mu ntambara. Nyuma y'igihe birangiye CEO Kirista aduha n'amafunguro nk'abashyitsi bamugendereye nubwo ari iwacu. Nyuma dusezeranaho njyewe, Gema, Neyira, Vivensi, Apollo, Brian na Kapiteni Hibert tuva mu rugo tugenda tugana mu marembo. Tugeze ku gipangu Kapiteni Hibert avuga ko araza kohereza Gerine, akaba ari kumwe n'abashinzwe umutekano w'aho ngaho, mu gihe bo baraba bari ahandi kugira ngo twemeze ko haraba hatekanye. Nuko tuva aho ngaho tugana aho turi kurenza amaso tukabona ba Gaston hakurya ku marembo yinjira muri kampani, ariko ibyo bitaraba twese twaguye mu kantu. Dutungurwa cyane ku rwego rurenze urugero, ndetse ubwoba buradutaha cyane tubonye ikintu mu kirere kirenze kuba indege, ahubwo wagira ngo ni icyogajuru kiri guhagarara ku butaka bwacu. Twese mu gukangara na Kapiteni Hibert ahita asakuza cyane ngo dusubire inyuma igitaraganya, ariko njyewe na Gema na Neyira aho gusubira inyuma tugenda twiruka cyane tugana aho turazamukira muri asanseri ngo tujye guhura n'abatugabyeho igitero. Gaston aho yari yamaze kubibona nawe aza yiruka cyane. Kapiteni Hibert asaba Vivensi na Brian kuba bagiye ku marembo aho Gaston agiye bacungire hafi. Nuko twese mu guca igikuba ni nako na bamwe mu bakozi ba kampani bari bamaze kubona ko twatewe. Uko byagenda kose
kandi ikintu kiduteye ari ikintu cy'igitwaro kiremereye cyane. Njye na Gemma nitwe twageze muri asanseri imbere Neyira yinjira duhita dukanda twazamutse mu mujinya mwinshi cyane, nta nubwo twemeye kwihagarara mu nzira kubera ko yazamutse igitaraganya. Kugeza tugeze hejuru ubundi tuvamo twiruka cyane. Mu kuvamo tuzamuka n'amaguru tugana ku gisenge cyo hejuru, mu gihe twiteguye ko tugiye guhubirana n'igitero cy'abasirikare karundura. Twese twaguye mu kantu dutunguwe no kwikubitanira n'umusore uri gusohoka muri iyo ndege iteye ukwayo nk'icyogajuru afite n'igikapu ku rutugu. Mu kurebana na Gemma na Neyira twikanze cyane twibaza ibyo bintu ibyo ari byo. Nibwo nashishoje neza cyane nk'umuntu wahoze ari kuri fone mu kanya gashize, ntungurwa no gusanga ari wa musore wahoze ari kuvugana na Petroni Lewis mu kanya amusaba ko barebana video kugira ngo yemeze ko ari Petroni Lewis koko. Umusore mu kubona uburyo twaciye igiko bahita amanika amaboko avuga ati ntabwo ndi umuntu mubi, navuganye na chairman wa company ambwira ko nza guhungira hano none aka kanya niho mpungiye. Ako kanya Apollo ahita hagera ndetse na Gastam, Vivence na Kapiteni Hiberi. Umusore mu kubona Apollo ahita avuga ati ni wowe twari turi kumwe. Apollo mu gutungurwa mubaza ati iyi ndege imeze gutya wayikuye he? Twese tugenda dusanga umusore tumugezeho ahita tubwira ati bariya abagabo bafite ibikoresho by'akataraboneka cyane. Rero narebye ndavuga nti n'ubundi ngomba kugira ikintu mbakoraho uko byagenda kose ngo mbashe kwiyishyura ubuzima bwanjye bari baratwaye. Mpise mbatwara indege ikomeye cyane muzo bafite, uko ni nako mpise ngera hano byihuse cyane kuko irarenze ku muvuduko. Umusore yamaze kuvuga gutya atangira kudusuhuza avuga ati amazina yanjye nitwa Gerard Lewis. Nta kintu kinshimishije nko kuba ngarutse mu gihugu cyanjye nk'impunzi, kuko birutwa no kuba mu mahanga ufatwa nka kavukire. Amaze kuduhereza imikono twese twatunguwe. Neyira ahita amubaza uburyo avuga ko agarutse mu gihugu cye kandi afite uruhu rwera. Umusore asubiza ko ari inkuru ndende kuko buriya ni uko hari uruhu rwaganje urundi ariko ntabwo afite uruhu rwera, nubwo adafite n'uruhu rwirabura. Umusore yamaze kuvuga gutyo twese twamaze gutuza kubera ko twari dusanze nta gikuba cyacitse, nuko tumwifuriza ikaze ryinshi cyane kuko ameze nk'umuntu wibohoye. Avuga ko ariko bimeze aribohoye ndetse yibohoye ingoyi amazeho imyaka y'ubuzima bwe bwose, kwa kundi nta ntambara ibura kwangiriza ibyatsi cyangwa se ishyamba ryaho yabereye. Nuko ahita abaza niba koko twafashe Tom Lewis akaba ari imfungwa yacu. Twese mu kugwa mu kantu Gemma ahita amubaza icyo ashaka kuvuga n'uwo Tom Lewis uwo ari we. Gerard Lewis ahita avuga ko umusore twafashe ari umwana w'imfura wa Lewis, naho we akaba ari ikinyendaro gifite amateka muri ubu butaka turimo nonaha kuko ari bwo nkomoko ye. Twese mu kurebana twari twatunguwe n'uburyo avuze ngo ni ikinyendaro, ariko ntitwabitindaho kuko hari amazina yo mu mahanga ashobora kuvugwa mu rurimi rwacu rwa Kentrone tukumva wagira ngo arasebetse, kandi muri ayo mahanga ayo mazina ariyo mazina icyo kintu kigira gusa. Rero yaravuze mu izina rya nyaryo ko ari ikinyendaro mu rurimi rwa Venezi. Twe nka kwa kundi tubyumva nk'abantu dushaka ngo kwiyubaha, yewe twumva biresebetse, ariko nyamara ikinyendaro aba ari ikinyendaro nta bundi buryo wabivugamo. Umusore mu gukomeza kudutangaza cyane adusaba ko niba ari ibishoboka twamuhuza na mukuru we akagira ijambo amubwira. Nuko twese tumanuka mu kumirwa kwinshi cyane kugeza tugeze hasi ndetse tugana muri parikingi. Tuhageze Gastam aradufungurira kugeza tugeze mu cyumba kirimo imfungwa zacu. Ngenda mfata uwo nari maze kumenya ko yitwa Tom Lewis, ubundi musohora muzana hanze nsigara ufusi na batoresi bambwira ngo mbabohore ariko mbaca amazi. Umusore mu kugeza aho yakubitanye amaso n'uwo musore twari tumaze kumenya ko yitwa Gerard Lewis bahita batungurwa bombi. Gerard Lewis mu gukubita agatwenge ameze nk'uri gukwena Tom Lewis amubwira ati bwa nyuma na nyuma reba aho wisanze, reba ya mashagaga yawe aho akugejeje, uboshya amaboko n'amaguru aka kanya, nta kintu na kimwe wabasha kwikorera na kimwe. Ubu ndi kwibaza niba byibura waba uzi n'ahantu uherereye. Tom Lewis ati muvandimwe ngize amahirwe ndakubonye, abantu banshimuse ntabwo mbazi ndetse ni inyamaswa mbi cyane kuko ibyo badukoreye nta muntu wabikorera undi. Ndakwinginze mpamagarira papa wanjye umubwira aza ntabare kubera ko ubuzima bwanjye buri mu kangaratete. Gerard Lewis atari kurasetsa we, none se abo bantu bagushimuse ntabwo bazi ko numva se ubwoba ufite ari ubw'ubusa, kubera ko numara kubamenya aribwo uraza kugira ubwoba bwinshi cyane. Bano bantu bagushimuse nibo bandi wahoze utinya kuva ukiri uruhinja, nibo uri mu maboko yabo. Ikirenze n'ibyo ngibyo utagira ngo papa wawe ntabwo abizi ko washimuswe, arabizi ariko ubwoba ni bwinshi nta nubwo afite aho ashobora guhera. Icara rero wige neza uko ingengabitekerezo ikurimwo urayifashisha kumenya ukuri,
wibuke neza uburyo wisanze muri iyi nzira, wibuke uburyo warwanyije uyu muryango n'ubu butaka kugira ngo nkomeze mbe igicibwa mu maso y'umuryango wanyu, maze ukomeze uririre mu myotsi mu gihe njyewe ndaba ndi kwisekera mfite no kwibohora. By the way, ya ndege wari waragize yawe uvuga ko ariyo uzarasisha ubu butaka ukaburimbura, ubu yabaye iyanjye ku buryo utazigera nanone uyikozaho n'ibiganza byawe. Jared Lewis yamaze kubwira Tom Lewis gutyo amutera umugongo. Tom amutakambira cyane ngo ahamagare papa we aze kumubohoza. Jared amwima amatwi mpita nongera gusubiza Tom mu cyumba arimo we na ba Rufus. Rufus wari wakangutse ansaba kumubwira niba koko umuntu yabonye ari Peteroni Lewis, kuko ntabwo ibyo Torres arimo kumubwira arimo kubasha kubyemera. Rufus mwima amatwi ndongera ndigendera nubwo ntabuze gutekereza uburyo yakubise amaso Peteroni Lewis agahita ahwera cyane. Tuvuye muri parikingi Jared Lewis adushimira uburyo tumwakiriye kandi arabikunze cyane. Ikirenze n'ibyo azaba ari kumwe natwe mu ntambaro yose ishoboka, papa we azatugabaho igitero. Ambasanto yo watugezeho atubaza ibijya mbere. Nahise musaba ko yaherekeza Jared muri hoteli akamushakira ibyo akeneye byose, kuko nari namaze kubona ko nta kibazo cye kandi fagitire iri kuri twebwe. Ariko ataragenda mpita mubwira ko twari twifuje kujya gusura papa we nk'uko cyagiye twari twabipanze. Santo yatubwira ko tugenda turaza gusanga yavuganye n'umushinzwe ku buryo turamubona nta kibazo na kimwe. Nuko dusezeranaho abasohoka turasohoka, tugeze hanze dutega taxi voiture zitandukanye kubera ko Brian we yari agiye kuri La Rivière Bar Resto, mu gihe twe twari tugiye kuri gereza nkuru ya Kent dutega iyacu. Tumaze kwinjiramo twese twafashe urugendo rutugeza kuri gereza muri ayo masaha y'igicamunsi. Tuhageze dusanga umucungagereza udutegereje, ndetse mu kutubona dusuhuzanya ibyubahiro byinshi. Mu kudutungura cyane atubwira ko general manager wa company ya Lewis yamubwiye abo turi bo n'igihe turazira, bityo tugende ajye kutwereka umuntu tuje gusura. Twagiye tumukurikiye ntitwabitindaho, ndetse twebwe ntitwajya aho abandi basurira bisanzwe, ahubwo tujya kwinjira mu biro by'abayobozi ba gereza, aho uwo mucungagereza yatubwiye ko ari we ushinzwe umutekano muri gereza, umwungirije deputy, ku buryo yungirije wadeni wa gereza, ndetse akaba atuzanye aho ngaho kubera ko wadeni adahari kuko atari kubyemera. Yamaze kutubwira gutyo mu gihe kidatinze, Amba Steve ahita aturuka mu kindi cyumba yambaye amapingu n'imyenda y'abagororwa. Ahageze wa mugabo amufungura amapingu adusiga aho avuga ko dusigara tuganira. Twese tumaze kwicara, Amba Steve aratwitegereza, anyitegereza cyane aruhutse umutima ahita avuga ati, twese waba uri umuntu mwiza cyangwa se uri umuntu mubi, iyo uguye mu maboko y'abantu batanga ibihano, ikintu cya mbere ukora ni ukurenganya uwakugejejemo. Waba uri umuntu uzi ko nta kosa wakoze, ukibaza impamvu umuntu nk'uwo aba akurenganije, ndetse ugatangira gukaraga ubwonko bwawe ushakisha ikintu waba warakoze nk'ikosa ku buryo ryakugeza aho hantu. Igitangaje n'umuntu mubi nawe nuko bigenda, aba yibaza uburyo arimo kurengana, ariko impamvu ni uko umunyamakosa muri cya gihe cyo kuryoherwa n'amakosa cyangwa se ibyaha aba akora, aba yarahanaguye mu bwonko bwe ko ari gukora amakosa cyangwa ibyaha, ahubwo akumva ko inzira arimo ari nziza, ku buryo bigoranye cyane kumwumvisha uburyo akeneye guhanwa. Rero abo bose iyo bahuriye ahantu hamwe nk'aha ngaha, nibwo babona igihe cyo kubanza kwitekerezaho neza ngo bisuzume barebe inzira barimo. Nabwo kubashyira hano ntabwo biba bihagije, kubera ko bamwe muri bo bahaguma bumva ko barenganye, icyakora n'abandi bakabasha kumva ko bahari kubera ko bagomba kuhaba. Bisaba impamvu ikomeye cyane kugira ngo wumvishe umuntu ko atari kuzira ubusa uko yaba ameze kose. Nanjye nkigera hano nicyo kintu nibazaga, mvuga nti ndazira ubusa kubera igihe kinini cyane namaze nkora ibyaha. Ntabwo nari nkibifata nk'ibyaha, numvaga ko ndi gukora ibintu bya nyabyo. Icyo gihe icyitwa icyanyacyo cyabaga ari umwanzuro wanjye, ndetse kwa kundi abantu tujya tubona ibintu tukibaza tuti, ese ni gute umuntu muzima yatinyuka gukorera undi muntu mugenzi we bene kiriya kintu? Ibyo ngewe ntabwo nari nkibibona kubera ko numvaga ari ngewe ugenga ubuzima bw'ikiremwa muntu cyose mpuye nacyo. Muri make ikintu nshaka kuvuga nonaha ni uko ikintu cyitwa kwicuza iyo ukora ibyaha cyangwa se amakosa ntabwo gishobora kubaho na gatoya utaramburwa ububasha ufite bwo gukoresha ibyo bintu. Ibyakurikiyeho namwe murabizi n'inzira byanyuzemo kugira ngo nisange aha hantu, aho ntagifite ububasha nubwo nkihagera numvaga ko nzakomeza kubugira ntitaye aho ndi. Haribwo natangiye kwitekerezaho nibaza inzira zanjye, nza gusanga nkwiriye gutandukana n'abagera hano bakumva ko bazongera kuhasohoka bameze nk'uko baje.
ndetse ku ikubitiro nta kintu nifuje cya mbere nko guhura namwe ngo mbashimire ko mwamfashije kuva aho nari ndi byibura, nubwo nta bubasha ngifite, ariko aka kanya nkaba nshoboye kubaho ntekereza nkanaruhura ubwonko bwanjye. Nzi ko hari byinshi nakoze ntashobora gusubiza inyuma, cyangwa se ngo ibihombo nateje abantu n'imiryango yabo mbigarure, ku buryo bwanjye ntiyita ko mfunzwe, ahubwo numva ko nkwiriye kuba hano kugira ngo nanjye ntange amahoro muri rubanda. Naho ku bijyanye n'impamvu nasabye umuhungu wanjye ko nababona, nuko nkeneye kubabwira ko atari njyewe ukeneye kuba hano njyenyine ngo amahoro ahinde mu bantu, kuko hari benshi bari bakiri mu bikorwa nk'ibyo nanjye nakoraga, kandi akaba ari mwebwe mwenyine rukumbi Kentrone ifite yo kuyitabara. Bityo ikintu nshaka kubabwira ni iki ngiki. Amba Steve yatubwiye ko dukeneye kujya muri banki nkuru y'igihugu ya Kentrone, tugende muri loka aho abantu babika imitungo yabo bwite. Turaza kugera kuri loka ye nimero 613, ubundi dufungura ibyo turasangamo biraza kutwereka icyo gukora. Naho uburyo bwo gufungura iyo loka ye tuze kubaza umuhungu we Amba Santoyo, ubwo akaba ari bwo butumwa yashakaga kuduha. Gusa ikindi ni ukudushimira uburyo twe tutaza tuje kwihorera cyangwa se kuryoherwa no gukora ibikorwa byacu, ahubwo dutekereze kuri rubanda na Kentrone muri rusange, aho twanze gutekereza ku buhemu bwe. Kuri ubu abana be bakaba bameze neza ndetse na mama wabo. Amba Steve yamaze kutubwira gutyo turamushimira cyane, kandi tumubwira ko izo arizo mpinduka Kentrone ishaka mu bantu bose, ndetse ntabwo azigera na rimwe yicuza kuba yarahisemo ayo mahitamo. Twamaze kuganira uwungirije wa Dena ahita aradusezerera, nuko tuva aho ngaho kuri gereza dutuje kugeza tugeze hakurya yayo. Neil avuga ko hari habuze gato ngo agwire amarangamutima y'ibyo Steve ahoze arimo kuvuga, yibagiwe ko abantu bose bakeneye kugirirwa impuhwe ari kuriya babigenza, hanyuma umuntu yamara kuzibagirira ugasanga barongeye barigaranzuye. Vivensi wese amusubiza ko nta buryarya abonye muri Amba Steve, ikirenze n'ibyo kuba turangiye akabogisi ke kibanga bigaragara ko yisubiyeho bya nyabyo. Ikirenze n'ibyo kutisubiraho ko nta mpamvu atabikora, kubera ko arabizi neza ko azafungwa imyaka myinshi cyane, ku buryo ntacyo ateze ku bantu ngo arafungurwa. Gemma Sultanis akomeza avuga ko ashatse atajya areka gutakaza ibyizere byoroshye muri ubwo buryo, kuko ntabwo abantu bose ari kimwe. Neil Lewis avuga ko abyumva ariko ntabwo yizera amagambo y'abantu, ahubwo ibikorwa kandi nabyo akabyizera ari uko abibonye, bityo azabibara bibonye. Twakomeje kugenda tugeze imbere Gemma Sultanis dusaba ko twamuha umwanya, kuko hari ahantu ashaka kwerekeza. Mu matsiko menshi tumubaza aho ashaka kujya ngo tumuherekeze, atubwira ko ari ibanga rye, ahubwo tuze guhurira mu rugo nahataha, cyangwa se tuze kongera kubonana nitwongera kubonana. Ntabwo twabitinzeho, Gemma Sultanis yamaze kugenda ukwe. Apollo asigara nserereza avuga ko ntuza, kuko ntawe uramuntwara bitewe n'uburyo namukurikije amaso. Mubwira ko ntamuhangayikiye, we na Neil Lewis baramfatanya dore ko bari bahuye bahuje. Sinjye warose tubonye imodoka itujyana kugeza ubwo twageze ku butaka bwa ba Lewis, ariko tutaragera ku marembo twese twaguye mu kantu dutungurwa cyane n'uburyo twasanze umutekano ukomeye cyane mu buryo tutari twateguye. Ariko nanone bikomeza kuba urujijo cyane uburyo abashinzwe umutekano baba bari aho ngaho, kuko uburyo kampani yari irinzwemo byari ibintu bidasanzwe kandi abaharinze atari abarinzi basanzwe. Ibyo byose bikomeza kuducanga cyane ubwoba ariko buntaha, ndetse buri uko negera imbere akaba ariko mbona ko muri kampani hacitse igikuba. Uko byagenda kose, nyuma yo kwitegereza no gusobanukirwa abo bashinzwe umutekano twese tukagwa mu kantu, nyuma yo gusanga ari abashinzwe kurinda Perezida Venice.